Ndabashuhuje bene data nshuti zanjye dukundana, abakozi b'Imana munkurikira mwese kuri rwa rubuga rwiza tujya tubanaho twinginga Imana dukorana kandi dukora umurimo mwiza. Nongereho kubasuhuza Pastor Ntambabazi Jean Baptiste nshuti yanyu yakadasohoka. Hari uwasetse ngo ni yakadasohoka ngira ngo nsuhuze uwitwa Lisa, nsuhuze bene data, nsuhuze Leya, nsuhuze abantu batuye mu bihugu binyuranye kugira ngo Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde ku buryo budasanzwe. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku ijambo rito cyane rigaragara mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 41:45 umurongo wa mbere, ahavuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga ari imbere amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo ngukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma z'imiringa n'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri umwijima n'ibintu bihishwa ahantu iherereye kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Imana ya Isiraheli. Imana nishimwe cyane. Naya magambo shako tuganiraho cyane minota mike kwa kundi mwarumenyere ko mbohereza ka audio, ariko uyu munsi nk'uko mbona ka video gato cyane ngira mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza cyane. Imana data twese turagushimye kumwe natwe n'ijambo mwami, ugiye kumva wese umushyigikire kandi umutabare Yesu Kristo urakoze. Amen. Ntabwo nshaka gutinda kuri aya magambo ko ndako shira minota mike musanzwe menyereye mbabwira ikintu gikomeye ngo uyu Kuro Bibiliya ivuga, mwari muzi ko ubuhanuzi bwahanuwe mbere y'imyaka 200 Kuro ataranabaho, ataranatekerezwa, ataranavugwa, ariko Imana iravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro ngo uwo yimikije amavuta niwe fashe ukuboko. Urumva yamwimitse atarabaho, imwimika ataranamuvugaho, ariko iramubwira ngo niwe ifashe ukuboko. Bene data nshuti zanjye bashiki banjye, ngo ni wowe fashe ukuboko kugira ngo uneshereze amahanga kuri imbere, bihinduzo mbicamo kabiri by'umanyende mbivanaho. Ayo ni amagambo turi kureba, ariko intego nyamukuru ugiye mfite shaka kubabwira, Imana niwe ifashe ukuboko. Haleluya. Ntabwo ifashe ukuboko abanga ngo ni wowe mfashe ukuboko, yari atarabaho, yari ataranatekerezwa. Byasabye imyaka 200 kugira ngo Kuro aze kujya kuri iyo ngoma, maze Imana imuneshereza abakarudaya, umeshereza abamurwanyaga bose. Rero intego nyamukuru nzanye niye iravuga ngo ni wowe mfashe ukuboko. Haleluya. Ntifashe ukuboko ibikurwanya, ntifashe ukuboko ibiguhiga, ntifashe ukuboko ibintu bigutesha umutwe, ahubwo ni wowe mfashe ukuboko. Haleluya. Avuga ko ngo ni wowe mfashe ukuboko. Bivuze iki? Ni nko kumenyesha ngo ni wowe mfashe, simfashe abakurwanya ukuboko, simfashe ibikurwanya ukuboko, simfashe abaguhiga ukuboko, simfashe ibihombo ukuboko, simfashe indwara ukuboko, simfashe ubupfubyi, ngo ni wowe mfashe ukuboko kugira ngo nkuneshereze. Haleluya. Igitondo cyiza bene tamukurikiye, ni wowe Imana ifashe ukuboko. Ntifashe ukuboko intambara uri munyuramo, kandi gufasha uwo kugira ngo ugenze gute ikuneshereze amahanga kuri imbere. Imbere hari amahanga yakuzonze, hari amahanga yaguhagurukiye, hari amahanga waruhanganye nayo, hari ubwo waruhanganye byakunaniye wumva warushye wabuze uko ubigenza, ariko aramubwira ngo ni wowe mfashe ukuboko. Bivuze ngo iki rero? Kuro uyu munsi ni wowe, ni wowe dada ndi kureba. Kuro ni wowe ndi kubona. Kuro ni wowe Eliya mugenzi wanjye Lisa ndabukumbuye. Kuro ni wowe Pastor Diane. Kuro ni wowe mukozi w'Imana uherereye hose abakurikiye. Avuga ngo ni wowe mfashe ukuboko kugira ngo uneshereze amahanga. Amahanga arahari, ayaguhagurukiye arahari, urayazi urayasobanukiwe, ariko Imana igaragaza ngo ni wowe mfashe ukuboko kugira ngo nkuneshereze amahanga kuri imbere. Iki gitondo nibwo buhanuzi nkuzaniye nkubwira ngo Imana ni wowe ifashe ukuboko. Ntifashe ukuboko abadayimoni bakurwanya, ntifashe ukuboko ubukene bukurwanya, ntifashe ukuboko ibiguhagurukira, ntifashe ukuboko abakutera, ntifashe ukuboko indwara, ntifashe ukuboko ibihombo tamandala biso. Haleluya.
ntifashe ukuboko abakuvuga, ntifashe ukuboko umuyaga unyuramo. Ni wowe ifashe ukuboko kugira ngo ikuneshereze amahanga, kugira ngo ikuneshereze ibyakurwanyaga, kugira ngo ikuneshereze ibiguhagurukira. Ni wowe ifashe ukuboko wenyine, ntifashe ukuboko abarozi, ntifashe ukuboko abagome, ntifashe ukuboko abakuvuma, ntifashe ukuboko abaguhagurukira. Ni wowe ifashe ukuboko wewe wenyine kugira ngo ikuneshereze ibyari byarakugoye. Amahanga kuri imbere, Abashidodi n'abandi bose n'abapagani abavuze ngo ntibizemera, ntibizakunda, ntibizazaho, babandi bavuga ibintu uko bishakiye, aravuga ngo ni wowe fashe ukuboko. Haleluya! Ni wowe mada, ni wowe fashe ukuboko, ni wowe fashe ukuboko Jean Paul muri Australia, ni wowe fashe ukuboko, ni wowe fashe ukuboko akoze Imana mwese. Ni wowe fashe ukuboko, ntifashe ukuboko imivumo yabo, ntifashe ukuboko akajagari kabo, nifashe ukuboko we kugira kuneshereza amahanga, iguhe gutsinda, igutabare, ngikuneshereza amahanga, ikujya imbere, hataringaniye haringanize, tuzibicemo kabiri ngo kandi zaguha ubutunzi buhishe. Bishatse kuvuga iki? Amasezerano yaratwikiriwe ariko Imana irayahishuye kugira ngo wakire. Imana ibaho umugisha rero, byaje mu rya buri gitondo nje mbaganiriza. Data bagiriye neza, data bakomeze, data barengere, data bashyigikire, mugwize imbaraga zo mu mutima, wohe gucika intege. Ni wowe Uwiteka afashe. Haleluya, haleluya. Ndi kumva ijwi rigarukamo ngo ni wowe Uwiteka afashe. Ntabwo afashe amaboko abakuvuga, ntafashe amaboko abakunenga, ntafashe amaboko ibihombo n'ubukene, ntafashe amaboko uburwayi n'ubupfubyi, ntafashe amaboko umva ubugumba, ahubwo Uwiteka niwe afashe ukuboko kugira kuneshereza amahanga yari yaragoye. Aramubwira ngo ni wowe nafashe. Iri jambo rirasobanura ngo afashe ukuboko wowe, ntafashe ukuboko abandi, ntafashe ukuboko ku ruhande kugira ngo akuneshereze ayo mahanga yari yarakuzonza guhagurukira kurwanya, agutesha umutwe amahanga. Umva, ugomba kuzamukira imbere yabo, ukabyarira imbere yabo, ugakomerera imbere yabo, ukazamura mvuta imbere yabo. Abavuze ngo nta rubyaro ukabyara, abavuze ngo ntuziga ukiga, abavuze ngo nta bukwe nta bukwe, Imana irimo iravugana nawe iciye muri nge ngo ni wowe ifashe ukuboko kugira kuneshereze amahanga. Murakoze cyane rero nshuti zanjye munkurikira kandi dukundana. Ndashaka ko dusenga Imana. Imana igufasha ukuboko kugira kwambutsa uruzi, ufashe ngo kurenza aho warugeze. Imana ikwambutse, igutabare, igushyigikire, yerekane bwa bushobozi. Reka nkubwire, wari umaze iminsi urwaye, uryamye uri mu kagare, utaka umugongo, wumva wazo byagukomereye, amahanga yaguhagurukiye, isi yose yakunamyeho, ariko umva ijambo rya kino gitondo ugezwaho nanjye rivuga ngo umwuka arishijemo ngo ni wowe afashe ukuboko. Ntafashe ukuboko ibikurwanya, ntafashe ukuboko ibigusakuzaho, ntafashe ukuboko ibyo byose nakubwiye. Ni wowe afashe ukuboko kugira ngo akuneshereze amahanga. Ni wowe afashe ukuboko kugira ngo utsinde urugamba. Rero Imana ibaho umugisha. Nagira ngo dusenga n'Imana nkubwira ijambo rikomeye, nkubwira ngo Uwiteka gufasha ukuboko kugira ngo utsindire amahanga. Akira ijambo ry'Imana nkubwira ngo rero komera ntucike intege. Reka dusenga n'Imana. Data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, ndagusabye ngo utabare, urengere, umukogire neza, mufate ukuboko hagati y'ibimurwanya, murengere kandi umukomeze. Ndagushimiye Mwami kubikoze, ndagushimiye kubitunganije, ndagushimiye kuciye amateka, ndagushimiye kongeye kumfata ukuboko kandi k'imbaraga zimugarutsemo ukamuneshereza amahanga. Urakoze nyaguhora ku ngoma, ndagushimiye n'uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Shalom shalom rero bene data. Yari Pasiteri Ntambabazi Jean Baptiste, inshuti yanyu akadasohoka ibakunda, suhuza abantu bo muri Afrique du Sud, suhuza abo mu Burayi, nongera gusuhuza abo muri Amerika, nongera gusuhuza muri Aziya, nongera gusuhuza abavandimwe, inshuti zanjye zikomeye cyane, mbabwira ngo Uwiteka niwe wafashe ukuboko. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Nimero ni yayindi, ni 0788554028, kandi ubutumwa ntukabwisangize. Hereza abantu bose, hereza abantu bose bagubwe neza. Imana ibahe umugisha.